nongeye kubasuhuza mbahaye ikaze ni karibu rero abakunzi bacu hano kuri Kirabo TV mukomeze mugubwe neza. Ngiye kubereka ibyiza byo gukundana n'umukunzi uba kure yawe. Mu yandi magambo, mu gihe umukunzi wawe wihebeye mukundana mudahorana, harimo ibyiza nanone nubwo mukumburana, ariko hari ibyiza ngiye kubikwereka rero. Akaba benshi bashobora gutekereza ko gukundana n'umuntu uri kure nta byiza byabyo, ariko urubuga Elekrema rugaragaza ibyiza byo gukundana n'umuntu kuri kure mu buryo mubonana buri wese yifuza undi. Ikintu cya mbere rero ntabwo muburira akanya. Yuzi ko umuntu mukundana bakure ukora uko ushoboye ukamuha agaciro kw'akazi kaba kameze kose, kaba ari kenshi kaba ari gakeya, umubonera umwanya muraganira, ukamuha umwanya rero ukamwumva ukamuvugisha. Icya kabiri nanone byongera icyizere. Icyizere ni ikintu cy'ingenzi cyane hagati y'abakundana kugira ngo urukundo rwanyu rurambe. Yuzi rero ko umuntu aba kure yawe bigufasha gukurikiza byinshi, ukamwizera, ugakomeza ugakuza icyizere. Iyo rero uri kure y'uwo ukunda biba bigusaba ko ugomba kugabanya kumukeka wenda ko yaba guca inyuma cyangwa se ibindi bitandukanye. Bigufashe rero kugabanya kumukeka ahubwo ukamwizera. Cya gatatu, menye ko urukundo rudashingiye kuryamana gusa. Icyiza cyo gukundana n'umuntu uri kure yawe ni ukumenya ko urukundo ruriho, ukamenya gutandukanya urukundo nyakuri n'imibonano mpuzabitsina. Burya ni ibintu bibiri bitandukanye. Muri iyi minsi rero bamwe mu bakundana bumva ko urukundo rushingiye kuryamana, nyamara ikiba gihangayikishije kurusha ibindi byose ni ku bantu bakundana bari kure. Si uburyo rero umwe aryamana n'undi, ahubwo ni uburyo amarangamutima yabo hatuma bahora bameze nk'aho bari kumwe. Rero burya iyo ukundana n'umuntu mudahora nawe uri kure yawe, ntabwo ubona umwanya wo gutekereza ibintu byinshi byo kuba mwaryamana se n'ibindi bitandukanye. Ushobora kumenya gutandukanya urukundo nyakuri no kuryamana n'ibintu bibiri bitandukanye. Icya kane, ubona umwanya wo kwiteza imbere. Umuntu ufite umukunzi kure, ndavuga badahorana cyane, usanga atera imbere abyigejejeho, nta kwishingikiriza umukunzi we, abasha kandi kwigenga, nagendere kuri buri gihe ku bitekerezo by'uwo bakundana gusa. Nawe yakifatira umwanya akitekerezaho, akikorera byinshi kuri we, akiteza imbere. Icya gatanu, bituma ushyiramo imbaraga. Iyo inshuti yawe iri kure bituma urushaho gukora cyane kugira ngo niba mwanabonanye uzabe ukimubereye, utaramuherutse, mbese uzabe umukumbuye, umwitayeho. Icya gatanu rero, bituma ushyiramo imbaraga. Iyo inshuti yawe rero iri kure bituma urushaho gukora cyane kugira ngo nimunabonana uzabe ukimubereye, umukumbuye, utamuheruka, mbese ntabwo ujya umuhararuka, ntabwo utakaza umwanya mupfa utuntu tw'ubusa. Niyo muhuye buri wese aba afite ibyo kuganira no kuganiraho, ibitekerezo muba mufite byinshi byo kuvugana, muba mukumburanye, ntabwo baba bameze nk'abandi bahorana, kuko iyo uhorana n'umuntu ubona defo nyinshi bikarangira rimwe na rimwe mushwanye mupfa utuntu duto na duto. Icya gatandatu rero nanone ni ukuganira. Biba byiza kuganira, rero biba byiza kugira ngo urukundo rwanyu rukure, rurambe, rugane, mbese mufite inshingano. Icya gatandatu rero ni ukuganira. Kuganira rero biba byiza kugira ngo urukundo rwawe rukure, rurambe. Kuganira no guhanahana amakuru bigomba kwitabwaho, kuko niyo nzira ibishoboka kugira ngo mukomeze kurambana. Usanga rero abantu bakundana bari kure buri munsi baba bafite uburyo bavuganamo, bahanamo amakuru, bakarushaho kwishimana. Niyo mpamvu rero usanga abantu badahorana batajya bapfa ibintu bitandukanye, ahubwo bahana umwanya, baba bakumburanye, bafite byinshi byo kuvugana. Niyo mpamvu burya gukundana n'umuntu ukuri kure nanone ari byiza.
icya karindwi rero, hinduka umwizerwa. Umwizerwa rero iyo uri kure y'uwo mukundana ntabwo wifata uko ubonye, kuko uvuga uti nubwo yenda hari abandi bashobora kuba banirita tukaba twakundana se, ariko abimenye avuga ko mbitewe n'uko ari kure, rero bigatuma wifatira umwanya ugahinduka umwizerwa, ukirinda ibyo byose. Icyo gihe rero uritwararika kandi bituma uhinduka umwizerwa kuri we, kuko niyo haza abandi usanga utarahindutse, nawe araza akabona koko ukomeye kuri we, mbese wafashe umwanzuro wo kumukunda ari wenyine. Cya munani rero, nanone iyo mwabonanye murishimana kakava. Iyo bibaye ngombwa abakundana umwe aba ari kure y'undi bagahura barishimana bakaganira bagaseka, n'akanya kabo gapfa ubusa bafite umwanya wo kuganira. Umwanya wose rero bawubyaza umusaruro bakishima, ubuzima kandi bukagenda neza, habeho guhararukanwa cyangwa se kurambiranwa, bahora rero bakeneranye. Ibyiza rero byo gukundana n'umukunzi wawe bakure ni byinshi, ariko twahisemo kubabwira ibi ngibi uyu munsi wa none. Yemera ngusabe kandi subscribe nimba utarabikora, urabugize neza, urabudushyigikiye, urabukoze cyane. Rero mugire ibihe byiza, muhore Imana aguma abane namwe. Ciao ciao.